Bakunzi ba Iwacu Heza with Dr. Justice, uyu munsi nje kubaganiriza uburyo twarwanya ubuhezanguni. Maze iminsi nibaza ku mateka yacu, amateka y'u Rwanda, nsanga mu by'ukuri akenshi yaragiye arangwa no gutegekwa cyangwa kuyoborwa n'abahezanguni. Ubuhezanguni ntabwo ari uyu munsi butangiye, ahubwo navuga ngo ubuhezanguni nibwo bwagiye buranga abagiye bategeka u Rwanda. Mu gihe cy'abami, Ngoma Karinga, bava mu bwoko bw'Abatutsi b'Abanyiginya, bagize ingoma yabo bise ingoma Nyiginya. Iyo ngoma Nyiginya yari ifite ideology ivuga ko umwami avukana imbuto, umwami ari divine cyangwa ari divine, ko mu by'ukuri akomoka ku Mana, ko umwami ari nk'Imana. Icyo cyari ikinyoma cyambaye ubusa, ariko abantu muri icyo gihe barabyizeye, ndetse utarabyizeraga yarabihanirwaga, bakaba bamushyira no ku karubanda bakamutanga. Ni ukuvuga ngo muri icyo gihe ubutegetsi bwari bwihariwe n'aba extremist b'Abatutsi cyane bakomoka mu bwoko bw'Abanyiginya. Muri 1959 habayeho revolution y'Abahutu. Abenshi mu bayiharaniye bakomokaga mu majyepfo, barimo Intwari Kayibanda Gerigori, Bambonyumutwa n'abandi ba Gitera n'andi mazina menshi. Icyaranze ubwo butegetsi bwa Repubulika ya mbere nabwo usanga bwaribanze mu gushyira Abahutu mu myanya. Usanga Abatutsi babaye nk'abatsinzwe, ndetse abenshi bafata iy'ubuhungiro, abandi baratwikirwa, abandi baricwa. Igisirikare cya Repubulika ya mbere wasangaga kibanda ku Bahutu gusa. Niba harabagamo Umututsi yari uw'umuti. Akenshi igisirikare cyari kibanzemo Abahutu bava mu majyaruguru. Muri 1973 Habyarimana Yuvenali akoze coup d'etat, afata ubutegetsi, afata Kayibanda na bamwe mu byegera bye arabafunga, bicwa n'inzara aho bari bafungiwe. Noneho iyo urebye no mu gisirikare cya Repubulika ya kabiri, usanga yuko nta kigeze gihinduka. Abagumye ku butegetsi n'ubundi ni abahezanguni b'Abahutu, kuko wasangaga kugira ngo umuntu azagire umwanya ukomeye mu butegetsi bwa Habyarimana, iyo yavaga mu Nduga cyangwa se kugira ngo azagire umwanya ukomeye mu gisirikare, byabaga ari ugushyiramo nk'uw'umuti nk'uriya Koloneli Ruhashya Epimake n'abandi bakeya wenda nta rondogoye. Usanga iyo ideology y'ubuhezanguni ariyo yaranze ubwo butegetsi. RPF ifashe ubutegetsi, nayo itangiye nk'umutwe w'abana b'Abatutsi bakomoka ku babyeyi bahunze muri za 59 na za 60, baje n'ubundi nabo bafite ya ideology y'ubuhezanguni. Igisirikare cya RPF cyaje ahanini kigizwe n'Abatutsi, harimo Abahutu bakeya, navuga ngo nabo n'ubundi bari Abahutu bo kwerekana, kugira ngo berekane yuko bavanze cyangwa atari abahezanguni, ariko mu by'ukuri bari abahezanguni. Mu ishyaka ryabo rya RPF bashyizeho Kanyarengwe Alexis, Umuhutu wafatanye ubutegetsi na Habyarimana, nyuma ntibumvikane. Mu by'ukuri gushyiramo Kanyarengwe n'abandi Bahutu bashyiraga ku isonga, icyo bashaka kugaragaza ni uko bavanze, ni uko atari abahezanguni, ariko mu mitima yabo iyo baganiraga biherereye, aba General Kagame n'abandi basirikare bari bamwegereye ukomerezwa nka Kayumba Nyamwasa, bari babizi yuko ari Abatutsi b'abahezanguni, ko nibafata ubutegetsi Umuhutu azaba igikoresho, Umuhutu bakamukoresha
muri serivisi zabo, ariko ntabwo bari bagamije mu by'ukuri guhuza abanyarwanda cyangwa gushyiraho ubutegetsi bufata abana b'u Rwanda bose kimwe. Niyo mpamvu n'ubundi igisirikare gihindutse ubwo ingabo za RPA, Rwandan Patriotic Army, ubwo zatsindaga ex-FAR, Force Armée Rwandaise, n'ubundi urasanga mu ngabo abakuru bose ni Abatutsi. Umuhutu urimo ni uw'umuti, ni bamwe wenda bakoranye nabo za FAR, ariko nabo n'ubundi nubwo bari muri icyo gisirikare nta mbaraga bari bafite, nta jambo bari bafite, bari n'ubundi b'Abahutu b'umuti bo kwerekana, nk'uko no mu gihe cya Habyarimana wasangaga abasirikare bakuru b'Abatutsi nka Ruhashya Epimake ari uwo kwerekana gusa. None mwavuga muti ni kuki u Rwanda rwagiye rugira ideologies z'abahezanguni? Impamvu nta yindi, abahezanguni nibo basakuza. Abahezanguni mu Cyongereza navuga ngo they are the loudest. Noneho kubera yuko aribo basakuza, n'abandi b'abamodere bituma baceceka. Iyo bacecetse rero abahezanguni akaba aribo bavuga, n'ubundi abahezanguni nibo bayobora, abahezanguni nibo batsinda. Ubushize mwanyumvishe muri video mpamagarira urubyiruko guhaguruka tugatabara u Rwanda. Navuga ngo mu bintu tugomba gukora no kurangiza iyi ideology yo kumva yuko ibibazo by'u Rwanda tugomba kubibona muri black and white, ko nta gray between. Ni ukuvuga ngo usanga nyine politike zagiye ziranga u Rwanda zagiye zijya kuri extreme. Nta politike yigeze iba hagati ushake guhuza abanyarwanda, no gusanga za leta zacu zize kwita amazina meza ngo ni leta y'ubumwe, ubumwe bwahe bwokajya. Rero Banyarwanda, cyane rubyiruko nahamagaye, ndabahamagarira yuko mwagomba gufata iya mbere, cyane abantu bibona hagati, abantu bumva yuko bashobora kumva akababaro k'abandi. Niba uri Umuhutu ukaba wakumva akababaro k'Abatutsi, niba uri Umututsi ukaba wakumva akababaro k'Abahutu, wowe turi kumwe. Ni wowe nshaka, ni wowe nshaka yuko dutangira kuganira, tugatekereza u Rwanda rw'ejo, tugatekereza uko u Rwanda rushobora kuyoborwa mu myaka 10 iri imbere. Igihe kirageze yuko duhaguruka tugafata ubuyobozi. Igihe kirageze yuko ibyo kwicara mu ntebe y'inyuma tukareka abahezanguni bakayobora kigomba kurangira. Ubwo rero ndabahamagara aho muri, nimuze tuganire, nimuze musange hano kuri iyi channel Iwacu Heza with Dr. Justice, nimunsange kuri Facebook Iwacu Heza, ni Facebook group natangije, nimunyandikire Innocent Justice @2020@gmail.com. Ndashaka kuganira namwe, ndashaka yuko abantu b'urubyiruko twumva yuko ejo hazaza hacu ari twe hareba, ko tugomba gutangira chapitre nshya, ibintu bitigeze bibaho mu mateka y'u Rwanda. Ndashaka abantu batigeze bivuruguta muri politike iyo ari yo yose, batigeze ba mu butegetsi bwo kwa Habyarimana, batigeze ba mu butegetsi bwo kwa Kagame. Ushobora kuba warabaye umu activiste igihe kinini, ariko ukavuga uti ndarambiwe gukomeza kuba umu activiste gusa, ndarambiwe gukomeza kuvuga aho bitagenda neza. Abambaza batese kuvuga ibitagenda neza ni bande ufite wo kubikosora nkababura. Njye ndavuga ngo ndashaka kubaka iyo team, ndashaka kubaka iyo kipe. Hari amakipe yagiye akina, amakipe navuga ngo y'abahezanguni. Tuvuga atari amakipe ntagakina neza, ari amakipe hari ibyo arimo kwica, twiteguye kubikosora. Nta kuntu twabikosora dukomeje kuba inyuma y'ikibuga, nta kuntu twabikosora tutahuye ngo twungurane ibitekerezo, ngo dufate iya mbere tujye kurwanira igihugu cyacu. Bavandimwe Banyarwanda, nzakomeza kujya mbaganiza,
kandi uko tuganira niko tuzagenda twungurana ibitekerezo. Murakoze cyane, buriya tuzakomeza kuganira, mu nyandikire cyangwa munsange hano kuri channel yacu. Namwe bahezanguni, ndashaka kuganira namwe, ndashaka kumva ibitekerezo byanyu. Harimo bamwe banyandikira basanga mu by'ukuri baranyandikiye inbox ariko ntabwo bashaka kuza kuri channel ngo tuganire. Namwe ndashaka yuko muza kuri channel yanjye tukaganira, ni mu nyandikire, nimuze muvuge ibitekerezo byanyu. Murakoze, Imana ikomeze kubagirira neza. Murakarama.